Ndagushimiye wowe tugiye kuba twabana muri kiganiro, nizere ko rwose wagize assumption nziza kuba Agatrick. Nizere ko rwose uyu munsi uri buze kuba wabaryohera 5 kuri 5. Tugiye kuba twagaruka ku mukinyi Ndikumana Asumani, niyo mugabo Claude ndetse na Ruboneka Jean Bosco. Nimuze kuba mwajya kure, turi buze kuba twababwira transfer yarayikozwe ku mugoroba y'umusore w'umurundi guturuka mu ikipe ya Singida Black Stars, umunimero 6 ukomeye cyane ushobora no kuba yakina kuri nimero 10. Byose tugiye kuba twabibabwira 5 kuri 5. Nizere ko rwose subscribe yanyu mwamaze kuba mwayiterekamo 5 kuri 5. Rwose mureke tubane muri kiganiro 100%, ubundi bwo tugende twizamukira mugenda muterekamo imitima ku rwego rukomeye cyane, mugenda mushimira umuyobozi wacu Murenzi Abdallah, umuyobozi wa kipe ya Sport rwose uteye ubwoba. Guys, reka tube twatangirira ku musore Ruboneka Jean Bosco. Niba rwose amaze kuba wakanda subscribe, igitekerezo cyawe wagishyizemo 5 kuri 5. Reka tuzamuke n'uburyo ki uyu Ruboneka Jean Bosco rwose byarangiye ku mugoroba adasinyiye ekipe ya Sport, nyamara yarari mu maboko ya ekipe ya Sport. Uyu Ruboneka Jean Bosco ni umusore wakomeje kuba yavugwa mu ikipe ya Sport, ariko kuri inshuro ndagira ngo mbabwire ko ikipe ya Sport ku munsi w'ejo mu gitondo nibwo yabwiye Ruboneka Jean Bosco eje kuba yahurira na ekipe ya Sport kuri hoteli yayo. Byagenze neza rwose barahurira, ariko nibumvikana neza cyane. Ariko umuyobozi wa kipe ya Sport Murenzi Abdallah yaza kwakira SMS zirenga 3,000 kuri WhatsApp ndetse n'izisanzwe z'abakunzi ba kipe ya Sport, bamubwira ko uyu mukinyi Ruboneka Jean Bosco batamukeneye mu ikipe ya Sport. Ariko uyu Ruboneka Jean Bosco yarari kwitwaza ekipe ya Sport, areba ko ekipe ya APR ko ari icyo yakibwira ndetse n'andi ma ekipe agiye atandukanye. Si ugutandukana na ekipe gusa ya Sport, uyu mukinyi Ruboneka Jean Bosco yahenze ekipe ya Sport ku buryo bukomeye, byateye ko ekipe ya Sport rwose iba itamusinyisha bitewe n'uburyo ki yarahenze uyu mukinyi. Nimuze kuba mwajya kure, turaza kuba twabwira uyu mukinyi Mokona Aldinho w'umurundi wamaze kuba yasinyira ekipe ya Sport. Niyo mugabo Claude ho abayobozi ba kipe ya Sport baramubwiye ati ube witonze kuba wasinyira ekipe ya Sport, tuzagushakira ekipe hanze, cyangwa se nibyanga ube waza gusinya mu ikipe ya Sport ya APR Pluto. Rwose birangira uyu mugabo Claude adasinye ekipe ya Sport. Biravugwa ko rwose bagiye kuba bamushakira ekipe hanze, nibyanga abe yasinyira ekipe ya APR. Baravuga ngo ikipe ya APR cyangwa se ekipe ya Sport nagakwiye kuba yasinyira ekipe ya Sport, bitewe nuko uyu mukeba rwose byaba bimeze nabi. Uyu mukinnyi wabakineye imyaka igera kuri 7 rwose byaba birebetse nabi. Ni ngombwa ko rwose atagomba kuba yasinyira ekipe ya Sport, agomba kuba yazasinyira APR cyangwa se bakaba bamushakira indi kipe ikomeye muri Afrika cyangwa se i Burayi. Reka tube twajya kuri uyu mukinyi ukomeye cyane Ndikumana Asumani. Uyu Ndikumana Asumani bakunzi ba Kigali Sport, imbere yuko tuba twamujyaho 5 kuri 5, reka mbabwire ko mugomba kuba mwakanda subscribe, reka mbabwire ko mugomba kuba mwashyira igitekerezo cyanyu hano muri comment, reka mbabwire ko ushaka kwamamaza hano kuri Kigali Sport nimero ni 0727
kane inshuro eshatu 8-2-1 ubundi bwo tukakwamamariza igikorwa cyawe rwose 5-5 kandi mbibutsa ko abantu mukunda ikipe Rayon Sports byose mugomba kuba mwashyirekamo ibitekerezo 5-5 hano ubundi bwo tukagenda tubisoma tubinyuzamo amaso tureba uburyo ki mwagiye mwandika muserebura ikipe Rayon Sports amaze kuba yagura umunimero 6 kabisa 5-5. Reka tube twakigira kuri Ndikumana Sumana, ariko mbere yaho gatoya reka tube twanyura ku mukinyi Mukono Erdinho ni umusore w'umurundi ariko turi buze kuba twabihuza n'uyu mugenzi we Ndikumana Asmani Garden. ni umukinyi Mukono Erdinho Mukono Erdinho rwose ni umukinyi w'umurundi wakinaga muri Singida Black Stars. ni umukinyi ukomera ukina nimero 10 cyangwa se nimero 6. ni umukinyi rwose uteye ubwoba, ni umukinyi ukomeye, n'umuyobozi wa Singida rwose Black Stars yari yamwimanye, ariko haza kubaho ibiganiro biteye ubwoba bw'abakunzi ba ikipe Rayon Sports bakinye mu ikipe Rayon Sports mu myaka yashije, harimo wabitsa Bimenyimana Bonfils Karibu ndetse na Ngingo Francis ndetse n'abandi bakinyi bagiye batandukanye bagenda bamukonfirma ko ikipe Rayon Sports ari ikipe ikomeye cyane ishobora kuba yamuzamurira urwego rukomeye cyane, bagenda bamubwira ko ari n'ikipe iri mu nzira nziza cyane yo kuba yagera mu matsinda ya CAF Confederation Cup, bityo bikaba byamuzamurira urwego abaye yakitwara neza cyane. Ikipe ya Rayon Sports rwose ku munsi w'ejo nibwo yarayibuze amahitamo ya Ruboneka Jean Bosco, abakunzi ba ikipe Rayon Sports bamwanze ku rwego rukomeye. Dirani rero afata icyemezo gikomeye cyane, aba yasinyisha uyu musore Mukono Erdinho rwose iba yamusinyisha bitewe n'uko rwose Ruboneka Jean Bosco byari byanze batamukeneye mu ikipe ya Rayon Sports, birangira rwose isinyishije Erdinho Mukono rwose. Ndagira ngo mbe nababwira ko uyu nguyu ni umusore ukomeye cyane ushobora kuzafasha ikipe Rayon Sports nka nimero 6 cyangwa se nimero 10. arakomeye mu ikipe ya Singida, nureba neza cyane uragisanga rwose ari umusore uteye ubwoba. Reka tubihuze n'uyu mukinyi Ndikumana Sumani, biri kuvuga ko rwose nyuma yo kugaragaza urwego ruri hasi, tekanike ziri hasi, rwose yasubiye hasi ku rwego rukomeye cyane. Ndagira ngo mbe nababwira ko uyu musore agiye kuba yabisikana na mugenzi we w'umurundi rwose Ndikumana Mukono rwose Erdinho rwose arinjira, Erdinho akasohoka, Ndikumana Asmani Garden baramuziza imikinire rwose yagiye ku rwego rwe ruri hasi. Reka mbe nagushimira, ugire icyo isabato nziza, ugire Assumption nziza wowe w'Umacatholique.